Bo ndabashuje cyane zira komeze neza cyane bakunzi ba Jungle Time Show. Musanzwe mudukurikirana mu biganiro tubategurira. Ndashimira cyane abamaze gukanda subscribe ndetse n'abashyashya kuba mwakanda subscribe kugira ngo tubege tubana mu biganiro byacu. Ushaka gukanda notification kugira ngo mu gihe cyose twadushizeho ikiganiro gite kikugeraho. Uyu munsi rero ushobora kwibaza ngo naguteguriye iki? Naguteguriye uburyo ushobora kumenya imico yawe. Ni gute wamenya imico yawe bigendanye n'ubwoko bw'amaraso yawe cyangwa se groupe sange mu ndimi z'amahanga. Muri iki kiganiro rero tugiye kubabwira uburyo ushobora kumenya imico y'umuntu cyangwa se uburyo imico y'abantu itandukana ariko bitewe n'amaraso bafite cyangwa se groupe sange. Ubundi busanzwe groupe sange zirimo amoko ane. Harimo groupe A, hakabamo groupe B, hakabamo groupe AB ndetse hakabamo groupe ya O. Ayo ni amoko ya groupe sange dusanzwe tubona, ariko aya moko rero y'amaraso agenda agena imyitwarire y'umuntu bitewe n'ubwoko bw'amaraso afite. Niyo mpamvu uzasanga hari abantu bagira amahane, abantu bagira umujinya, abantu bitonda, abantu bagira ubumuntu, abantu bishima cyane, abantu bakunda, cyangwa se mbese izo karagiteri nyinshi cyane zigenda zigenwa n'amaraso umuntu agiye afite. Niba uzi groupe sange y'amaraso yawe ukurikire umenye imyitwarire yawe, kandi nawe uraza gusanga ariyo. Nusanga ariyo ubyandike muri comment, nusanga hari utaruzi nabwo urabugize amahirwe yo kuwimenya. Nkuko tubikesha rero iki gitabo cy'umuhanga witwa Wendy Watson yanditse cyitwa Personality and Blood Types. Tugenekereje mu Kinyarwanda bishatse kuvuga imyitwarire y'umuntu bitewe n'amaraso yaba afite. Turakora kire kubana natwe muri kiganiro. Niba uri mushya ukaba wakana subscribe, ariko niba dusanganywe kandi ni byiza ko waraje kuri uyu muyoboro wa Adidas Rwanda, aho tuganira ibintu bitandukanye byinshi muri Jungle Time Show. Aha rero tutabatinde, reka tugende na groupe sange, groupe ya A. Iyi ni groupe abantu benshi usanga bafite. Mwene bantu bafite rero groupe ya A usanga ari abantu barangwa no kwitwararika cyane. Mbese niba abantu ubona bitwararika mbere yuko akora ikintu runaka, agira kwitwararika, mbese ntago ahubuka. Ikindi agira gahunda. Bano bantu bafite groupe ya A bakunda kugira gahunda, ntago bajya bakora ibintu mu kavuyo, mbese ntago ashobora gukora ikintu kimutunga, bakunda ashaka gukora ikintu yateguye. Ikindi bano bantu bafite groupe ya A usanga benshi bagira impuhwe. Ni wa muntu uzabona umuntu ufite ikibazo cyangwa se uri mu situation runaka ukabona agize amarangamutima, abafite agira arangwa no kugira impuhwe. Ikindi kandi niba abantu bibwiriza, ashobora kubona ikintu runaka gikwiye akagikora nta muntu ubimubwirije kuko abona icyo kintu gikenewe, mbese ni responsible. Ikindi mwene bano bantu bafite groupe ya A bakunda kubahiriza inshingano bahawe, mbese iyo umuhaye gahunda cyangwa se inshingano agerageza uko ashoboye kose kugira ngo ayishyire mu bikorwa. Ikindi kintu kuna kuranga abantu bafite groupe A cyangwa se bafite groupe sange ya A bakunda kuba abizerwa. Ni ukuvuga ngo kubera ko badakunda guhemuka kenshi, usanga aho bari muri societe babamo bakunda kuba abizerwa. Ikindi kandi bakunda gusesengura ibintu ku buryo bwimbitse, mbese niba umubwiye ikintu kugira ngo umubeshye biragoye kuko arabanza akagisesengura. Izi ni karagiteri ziranga umuntu ufite no groupe ya A. Ikindi kandi banga umuntu ubatunguza gahunda. Bano bantu bafite groupe ya A banga umuntu ubatunguza gahunda, mbese niba hari gahunda mufitanye ubanze uyimubwire mbere, biramufasha cyane. Ikindi bakunda gusoma, bigatuma rero bunguka ibintu bishya. Bakunda mbese kunguka ibintu bishya, bakunda gusoma cyane. Ikindi kibaranga nuko bihangana, mbese yaguye mu kibazo runaka cyangwa se situation nziza agerageza kwihangana. Ikindi bano bantu bafite amaraso ya groupe ya A barakunda cyane. Iyo agiye mu rukundo aragukunda koko akabikwereka. Ikindi bita ku muco w'ahantu bavukiye. Ni ukuvuga ngo urabizi ko abantu ku isi bagiye bafite imico itandukanye, ariko iyo yavukiye ahantu akunda kugira umuco, kubahiriza umuco waho yavukiye. Ikindi kandi bakunda gutega amatwi abantu. Niba abantu
niba hari umuntu uje ubasanga bagerageza kuba bamutega matwi. Gusa bano bantu nubwo tubonye ko hari ibintu byinshi bibaranga byiza, hari n'ibindi bintu bimeze nk'aho ari disadvantage cyangwa se bimena utavuga ko ari byiza, bishobora gutuma mbese wabara nk'aho ari negative. Aba bantu kubera bagendera ku mahame cyane ndetse n'amategeko, usanga bibongamira abantu bari kumwe. Ikindi kandi usanga bitwararika cyane nanone, bikaba byatuma nabwo abantu bari kumwe cyangwa bakunda kubana bibabongamira. Ikindi kandi ntibakunda kwizera umutekano wabo. Usanga niba ari wa muntu uri mu nzu akanakinga wenda n'urugero, cyangwa se yagiye akinze ashobora kongera akagaruka akaza kukura ku rugi akarukura akareba ko rukinze. Urwo ni urugero. Ntabwo bakunda, baba bafite impungenge n'amakenga menshi, kandi ntibakunda gufata umwanya wo kuruhuka. Usanga aribo abantu bakora cyane ariko ntibashake kuruhuka. Iyi ni karagiteri yindi ibaranga. Bahorana impungenge ndetse n'ubwoba bw'ubuzima bw'ejo hazaza. Ugasanga buri gihe ahora atekereza ejo cyane. Mbese ikindi kintu kikunda kuranga bano bantu ni uko kubera kugendera ku mahame cyane, usanga bibagora mbese kubana n'abandi. Ikindi kibaranga, barishima cyane, bikaba byatuma bakora udukosa. Kwa kuntu umuntu ubona yishimye cyane akaba yaha umuntu inka cyangwa se ikindi kintu runaka bimutunguye. Kandi ikindi, barakara vuba, bararakara cyane. Yarakaye ararakara cyane. Ibindi bintu nuko bakunda kuba kandi bakanga vuba. Ni ukuvuga ngo niba agukunze aragukunda vuba, kandi nakwanga akwange byihuse. Ntibagira rero kandi uburiganya. Bene bantu bafitiye groupe za A ntabwo bakunda kugira uburiganya n'uburyarya. Rero usanga mu buzima busanzwe hari imirimo baba bakunda gukora. Usanga benshi bakunda kuba bashakashatsi, bagakunda kubera kwa kundi twavuze bakunda gusoma. Bakunda kuba abenjeniyeri bubaka. Abandi bagakunda kuba aba editors, wenda nko ku binyamakuru, amaradiyo, amateleviziyo, bakunda kuba aba editors. Bakunda kuba aba architect, bano bagena imiterere y'imijyi. Bakunda kuba kandi aba diplomate, bano bashinzwe ububanyi mpuzamahanga cyangwa se diplomasi y'ibihugu runaka. Bakunda kubona computer engineers. Usanga kandi bakunda bino bintu bya computer engineering. Tutabatindiye rero ko tujye kuri groupe ikurikiye, ariyo groupe ya O. Iyi groupe ya O nayo usanga ifite umwihariko, kuko iyi groupe ya O ubundi umuntu uyifite kubera ubushobozi bwo guhangana n'indwara adakunda kurwaragurika. Iyi niyo groupe uwifite adakunda kurwaragurika, kubera ko ifite ubushobozi bwo gutuma adafatwa n'indwara iyo ari yo yose. Aba bantu rero ikintu kibaranga, usanga ari abantu bafite umubiri ukomeye, imbaraga. Ikindi ugasanga bafite amagufa akomeye. Bakunda kandi kuyobora. Bano bantu usanga bakunda kuyobora, nicyo kikunda kubaranga. Ikindi kiranga abantu bafite amaraso ya O, usanga ntabwo bagira ubwoba. Ntabwo bagira ubwoba mu buzima bwabo, ntabwo bagira ubwoba. Bakunda kandi kumenya kuvugira mu ruhame. Mbese niba ahawe speech akaba yajya imbere y'abantu agasobanura ikintu, mbese umwana nta mpungenge, mbese kubera confidence. Akunda kugira confidence kubera ko batagira isoni. Kandi bakunda kugira ubuntu. Ikindi, bakunda gufasha cyane, kandi kubera gukunda gufasha cyane bigatuma bakunda kugira inshuti nyinshi cyane. Ikindi kintu gikunda kuranga abantu bafite amaraso ya O, bazi guhangana n'ibihe uko byaba bimeze kose. Byaba byiza, ni wa muntu ushobora guhangana n'ibintu byose. Urugero, mu bibazo runaka, kwa kundi yirukanwa mu kazi, aba afite uburyo ashobora guhita yideburiya bitewe n'aya maraso ye ya O. Bakunze kandi kuba abanyempano nyinshi, gukina filime, kuririmba, kwemusinga cyangwa se kuyobora ibirori. Bakunda kuba bafite izi mpano nyinshi. Ibintu rero twavuga ko atari byiza cyane bikunda kuranga abantu bafite groupe ya O, nuko kubera kwiyumva cyane na confidence, usanga benshi bakunda kuba birasi. Mbese biyumva ko bakomeye, bakumva ko bihagije. Ibi bigatuma baba
abirasi abenshi. Ikindi mwene bano bantu bakunda kwandarika ibintu aho baba, ugasanga aho bari mu nzu babamo harajagaraye, ugasanga ibintu nta kintu kiri kuri gahunda. Ahangaho urebe wumve, uraza kumenya amaraso yawe. Niba ubizi urasanga bihura, niba bihura byandike muri comment, niba bidahura gusa akenshi na kenshi kubera ko bishingiye ku buhanga ndetse n'ubushakashatsi bukomeye urasanga bihura. Bakunda kandi kugira umuco wo kutava kwizima. Ntabwo mbese bava kwizima, icyo avuze cyangwa icyo yemera ntabwo wakimukura, ni wa muntu utari negotiable. Ikindi kintu kikunda kuranga abantu bafite amaraso ya O, bakunda kuba abanyeshyari. Ugasanga mbese niba abantu batishimira achievement z'abandi, bakunda kugira utuntu twishyari twa hato na hato. Bakunda kandi kurakarira umuntu bakebuye. Niba yakosheje ukamukebura, ashobora guhita kuzanaho uburakari. Ikindi kandi bakunda kutaramba mu rukundo bitewe nuko bakunda kujagarara. Mu rukundo usanga bajagarara. Bakunda kandi umuntu bashimagiza cyangwa se ubabwira ibyiza byabo, kabone nubwo wamubeshya ariko akunda umuntu umushimagiza. Rero mu bintu bakunda gukora abantu bafite groupe ya O, usanga bakunda kuba abanyamakuru abenshi, bakunda kuba abakansara cyangwa abantu bashobora gufata abantu bakabagira inama cyangwa bafite ibibazo byo mu mutwe. Bakunda kandi kuba coach b'ama football cyangwa se b'amakipe, bashobora kuba aba volunteers, bashobora kuba kandi abaririmbyi ndetse n'abahanzi, bakunda kuba kandi n'abashyushya rugamba. Nibyo bintu usanga bikundira. Tudatinze rero urumva bano bantu ko bafite amaraso ya O, urumva ibintu bibaranga. Twakomeje rero tugiye kureba abantu bafite groupe ya B cyangwa se bafite amaraso ya groupe ya B. Aba bantu ibintu bikunda kubaranga, usanga bakunda kwigirira icyizere, niba abantu bigirira confidence. Ikindi niba abantu bakunda gutanga serivisi neza. Hari ukuntu umuntu ajya ahantu ukabona umuntu yakwakiriye mbese yabyitayeho, atagushiha, atakurambiwe, ukabona yakwitayeho. Abantu bafite groupe ya B bakunda gutanga serivisi neza kandi batagoranye. Ikindi bakunda kuba inshuti. Kuba inshuti nabo biroroha cyane, mbese niba abantu bazi gucaringa inshuti. Ikindi bamenya kwiyadabuta. Niba abantu bazi kwiyadabuta, niba bageze muri situation mbi bakiyadabuta, mu nziza bakiyadabuta, cyangwa se bageze ahandi hantu hari undi muco bakiyadabuta, mbese bakabasha kuba aho hantu. Ikindi kintu kikunda kubaranga, ntibakunda kuba bonyine, bakunda mbese kuba bari surrounded by friends, bari kumwe n'inshuti. Kandi bakunda kurya. Anafite groupe ya B bakunda kurya, bakunda ibiryo. Hagusuye ntumuhe ibiryo, ubu umenye ko umuhemukiye cyane. Ariko niba umuhaye ibiryo akarya by'amoko rwose atandukanye akisanzura, yumva kwishimiye cyane. Bakundana kandi kugendana n'ibigezweho. Baba twita abasirimu, bakunda ku ibintu bigezweho, ibyo bakunda gukora. Mu biranga rero bitari byiza nuko bakunda kwibagirwa. Bakunda kugira akadefo ko kwibagirwa abantu bafite groupe ya B. Ikindi kandi bakunda guhindura ibyemezo bari barafashe bya hato na hato. Gasanga yari yafashe umwanzuro runaka ariko ukabona bitunguranye ahise ahindura wa mwanzuro. Ikindi bakunda kwikunda cyane. Bese birebaho ibyiza bakumva byabo, barikunda. Bakunda kandi gukora ibyo batekereza batitaye uko usanga ari abantu bakunda gukora ibyo batekereza batitaye uko abandi bashobora kubafata. Mbese ashobora gukora ikintu kiri bizarre atitaye ukuntu abandi bari bumufate. Ikindi bakunda guhindagurika cyane nkuko nabibabwiye. Bakunda kandi kwica amategeko. Niba abantu bakunda gukora ibintu batitaye uko abandi bababona, mbese uko abandi bashobora kubatekereza. Ashobora gukora ikintu kiri bizarre atitaye uko abandi bari bumufate. Ikindi kandi niba abantu barangwa no guhindagurika. Niba mwahanye gahunda ukabona arayihinduye. Ikindi usanga ari abantu bikunda cyane. Usanga kandi ari abantu bica amategeko. Mbese ahantu hari amategeko ubona bakunda kuyica kandi ndetse bagakunda no gushwana bya hato na hato. Ikindi rero kitari cyiza kuri aba bantu bafite groupe ya O,
iyo bababaye cyane agahinda kabo gashobora kumara iminsi, bashobora kubabara igihe kirekire. Ikindi kandi bagira ibitotsi byinshi, bakunda gusinzira bya hato na hato, ndetse bakunda ibyo kurya cyane ku buryo nyine mwabipfa mu gihe utaba bamuhaye amafunguro nk'uko abishaka. Imwe mu mirimo rero bakunda gukora, bakunda kuba ba rwiyemezamirimo kubera ko bakunda independence, bakunda kandi kuba abanyepolitike, ndetse bagakunda n'imirimo ijyanye n'ibintu byo kwamamaza cyangwa se advertisement. Twakomeje rero turebe groupe ya AB. Abantu bafite amaraso ya groupe AB, nizere ko muri hafi nkababwira ibijyanye n'amaraso yanyu ndetse n'ibibaranga. Hari ibintu rero byiza bibaranga mwebwe mufite amaraso ya AB, nuko ari abantu barangwa no gukurikira inzozi zabo. Niba afite target, niba afite inzozi runaka, akazirwanaho paka azigezeho. Nicyo kintu gikunda kuranga abantu bafite groupe ya AB. Ikindi kandi bashobora gukurikiza amategeko bitandukanye n'abantu ba groupe ya B, bo badakunda gukurikiza amategeko. Bagira amarangamutima menshi cyane nk'abari abantu ba groupe A. Bano bantu ba AB bakunda kugira amarangamutima cyane cyangwa se sentiment, kandi bakunda kwizera imbaraga z'imyuka. Ahangaha nk'ibintu by'ubupfumu n'ibindi byinshi bitandukanye ndetse n'imyuka mibi babyizera cyane bano bantu bafite groupe ya AB. Bagira ubuntu ndetse bagira n'impuhwe nyinshi. Ibi ni ibintu nabyo biranga uzasanga ari wa muntu ubona ufite impuhwe nyinshi ufitiye abantu. Bakunda kandi ubuzima buri private, ntago bashaka ko abantu bamenya ubuzima bwe. Akunda ubuzima bwe ko buba private, mbese akamenya ibye. Mbese urabizi ko abantu bakunda ubuzima buri private. Usanga benshi rero ari abantu bafite groupe cyangwa se amaraso ya AB. Ikindi usanga birinda kugirana ibibazo n'abandi. Abantu batagira amahane, bamenye ibyabo ariko badakunda kuba bagirana ibibazo n'abandi. Bakunda ibintu bibashimisha, birimo imiziki, birimo imyidagaduro, imikino, kurema filime n'ibindi byinshi bitandukanye no kujya mu mabuwate. Mbese bakunda kwidagadura. Ikindi kandi bagira ishyaka n'umurava mu mirimo bakora. Ikindi niba abantu bakunda no gusoma ibitabo nabo kugira ngo bunguke ibintu bishya. Ibi ugasanga babihuriyeho n'abantu bo muri groupe ya A. Ikindi kandi bamenya guhanga udushya, bagira creativity, guhanga udushya, kandi bakunda kuba indahemuka. Mbese biragoranye ko wasanga umuntu ufite groupe ya AB yahemutse. Urumva ko abihuriyeho n'umuntu wo muri groupe A. Ikindi kandi nshobora kubaranga nkaho atari cyiza, mbese nk'utudefo baba bafite abantu bafite groupe ya AB, usanga ari abantu barwara inzika. Mbese niba mugiranye ikibazo, ubwo nyine arakurwara inzika paka. Ikindi nuko aba bantu bafite groupe ya AB, iyo mwagiranye ibibazo nyine arakurwara paka. Ikindi bakunda kurakazwa n'ubusa. Barakazwa n'ubusa, mbese ni wa muntu ushobora kujya kubona ukabona arakaye, kandi wowe wakwibaza impamvu yamurakaje ukabona ntabwo ishinga. Kubasobanukirwa rero kugira ngo umenye ibibashimisha cyangwa ibibabaza, niyo mpamvu usanga bigorana. Imirimo rero bakunda gukora, bakunda kuba abarimu, bakunda kuba abayobozi b'ibigo, bakunda kuba aba managers b'ama companies atandukanye, ndetse bakunda kuba abanditsi b'ibitabo bitandukanye. Rero nizere ko amaraso yawe niyo wayumvise umaze gusobanukirwa imyitwarire yawe. Niba hari iyo utari uzi nayo uhite uyimenya, kuko gusa kenshi na kenshi uraza gusanga n'undi imyinshi ariyo wari usanzwe ufite. Niba ufite groupe ya A, nifite groupe ya B, nifite groupe ya AB, cyangwa nifite groupe ya O. Ubwo rero ndagukangurira gukanda subscribe kugira ngo ujye ubana nanjye adidusubwana mu biganiro nkutegura, kuko ibiganiro byo bari akagaruka kandi bari ibiganiro by'ubwenge. Rero reka dusoreze ahangaha, naho ubutaha. Ciao ciao.